Это чьи-то, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, Ariko umugabo Prigozhin arihe nindo waturusha amakuru atubwire ngo Prigozhin aherereye hehe reka tubyibazeho muri iyi podcast n'uwababizi atubwire muri comment ariko nge mbona ko uyu mugabo yarebye intuza ya se igitsure bikaba byaramukuye muri system akaba atakiri muri operation z'abarusiya barimo kugirira muri Ukraine nge nkaba mbona ko no muri gahunda z'abarusiya mu Burusiya asa n'uwahejwe nubwo hari uburenganzira runaka bamuhaye bituma twaranamubonye mu nama yahuzaga abarusiya n'abanyafrika ari foto imwe ya Prigozhin yagaragaye ari muri St Petersburg ariko turibaza ngo Prigozhin bimeze bite reka dusesengure ibyagiye biba uko byagiye bikurikirana noneho turebe kuko twaribazaga tuti se nagakino ka Prigozhin na Putin barimo kudukina bafite ikindi kintu baduhishiye ariko ngiye nkurikije igihe gishize umuntu yagira uburyo abivugaho n'uburyo byagiye bikurikiranamo nawe waduha igitekerezo muri comment iyi ni Waka Waka podcast tubane muri iyi podcast. Yes, rero Prigozhin murabyibuka nyuma yuko Shoigu ministri w'ingabo z'abarusiya atanze amabwiriza yuko imitwe yose ya gisirikari y'abarusiya yigenga igomba kwibaruza ikagirana amasezerano runaka na ministeri y'ingabo z'abarusiya imitwe yose yemeye gusinya aya masezerano nkuko twabibonye mu Burusiya ntabwo ari Wagner Group gusa ihari hari imitwe myinshi cyane yigenga barabaherwe bose b'abarusiya cyangwa se benshi muri barabaherwe b'abarusiya bagiye bafite imitwe yawe yigenga ya gisirikari iri no kugira uruhari mu ntambara iri kubera muri Ukraine. Uyu nguyu rero Prigozhin yanze gusinya aya masezerano ariko nanone bikaza bikurikira izindi video nyinshi Prigozhin yagiye asohora cyangwa se ama audio yagiye asohora yari arimo ama polemique menshi kuri ngewe nibazaga ati se uyu mugabo ni gute akorana na leta y'u Burusiya ni gute akorana n'abayobozi b'u Burusiya kuri izi interview asohora kubera ko hari interview zimwe na zimwe yasoraga ukumva aranenga ingabo z'u Burusiya aranenga ministri w'ingabo z'abarusiya aranenga igisirikare cy'abarusiya rimwe na rimwe akananyuzamo rwose akavuga ko ku isi igisirikare cya mbere ari Wagner Group hagakurikira igisirikare cya Ukraine ko ibindi bisirikare byose bikurikiraho ibyo byose rero nge narabyumvaga nkibaza ati se uyu mugabo ibi bintu avuga bigera kuri Vladimir Putin uyu mugabo ibi bintu avuga kubera iki nta nkurikizi bibaho kubera ko wabonaga ko ari ibintu bisa no guca intege ingabo z'abarusiya akabigiye avuga ati hari igihe tuzabyuka Crimea abanya Ukraine bayisubije n'umugabo avugaga ibintu nge nabonaga ko ari nabivuga gute se nabonaga ko ari umuntu umeze nkaho atari tayari ni umuherwe ni umuntu ufite amafaranga menshi cyane ariko hari ukuntu nabonaga arenza urugero ukabona ko ari umuntu uri aho ngaho w'umubarbare ariko nanone nyuma yo gutwayo yo kugira ubutwari muri Bakhmut bakigarurira za Soledar zegereye muri ntuza ibi byose byagiye bituma uyu Yevgeny Prigozhin agira izina runaka mu Barusiya bigenda bituma agira icyubahiro runaka mu Barusiya nawe rero akomeza kubigenderaho yumva ko yagira ambitions cyangwa se political ambitions cyangwa se ambitions za politika kumva ko ashobora kuba yajya mu nzego z'ubuyobozi nge na haraho byageze nkajya mbona ameze nk'umuntu ushaka kuzasimbura Shoigu cyangwa se Gerasimov kuko uriya mugabo Yevgeny Prigozhin yego ni umuntu uba uri ku rugamba ni umuntu uri kumwe n'abasirikari nigeze no kukibaza hano ndabaza ati se uyu mugabo mubona ari umusirikari cyangwa umusivili nge mbona ni umusivili yego ariko uhora ku rugamba afite spirit runaka wenda ya gisirikare ariko si umusirikare ariko ibyo yakoraga wabonaga ameze nkaho afite uwashaka gusimbura muri ministeri y'ingabo z'abarusiya cyangwa se kuba yagira inyota yo kuba yagira umwanya wa politike afata ariko nkuko mubyibuka uyu Yevgeny Prigozhin ni umuntu wahuye na Vladimir Putin afunguwe kuko yarezwe icyaha cy'ubwicanyi arafungwa mu Burusiya nyuma yuko rero afunguwe atangira gukora utubusiness tw'amaresitora akora utubusiness tw'amaresitora mu Burusiya mu mujyi yavukagamo wa St Petersburg ahangaha niho yahuriye na Vladimir Putin bagenda bamenyana igihe cyose Vladimir Putin agiye hariya uko business ya Prigozhin yazamukaga akakirira abantu kwa Prigozhin uri kubyumva noneho biza kugeraho ngo bakorana deal yo gukora Wagner Group kuko Wagner Group
ntabwo ari iya Prigozhin ku giti cye. Wagner Group ifite uburyo ari iya Putin n'abandi baherwe bayifatanyije, ntago wamenya amabanga birimo, ariko ntago Wagner Group ari iya Putin gusa, kuko niyo urebye muri izi nama Putin yagiranye n'abanyafrika ubona ko yagiye yizeza abanyafrika ko amasezerano abarusiya bafitanye n'ibyo bihugu byo muri Afrika binyuze muri Wagner, ayo masezerano azagumaho. Rero dukomeje tukareba nyuma y'izo interview, nyuma y'ibyo biganiro Prigozhin yagiye akora, wumva ko byabaga birimo polemike nyinshi. Nyuma yaho none afata umwanzuro wo kujya kwigaragambya, reka mbyite kwigaragambya kuko bamwe babyita ko yaragiye gukora coup d'etat, abandi bakabyita ko yaragiye gukuraho Gerasimov, kuko n'ahantu yajyaga kuri ofisi za Gerasimov, ariko we avuga ko yari mu rugendo rw'ubutabera. Reka tubanze tubifate gutyo nk'uko Prigozhin abivuga, urugendo rw'ubutabera. Akoze urugendo, afasha abasirikari n'ibikoresho byabo, arabapakiye, bafasha urugendo abasirikari bagera mu 25,000 n'amamodoka yabo. Murumva izo kilometero z'abasirikari, iyo cortege uburyo ireshyamo, arabafata arabashora, avuga ati tugiye i Moscow. Murabyumva, baragenda ntibagera Moscow, ariko biteza akavuyo n'isura y'Uburusiya irangirika mu maso y'amahanga. Twebwe icyo gero twavugaga tuti ibi bintu wasanga ari game ya Putin na Prigozhin, twebwe tutazi, reka turebe ikizakurikiraho. Nyuma y'ibyakurikiyeho aho ngaho, Putin yaje gufata ijambo avuga yuko ibi Prigozhin yakoze ari ubugambanyi. Ndagira ngo mubyumve neza, ari ubugambanyi. Kandi Putin hari interview ziwe zagiye zisohoka avuga yuko mu bintu atababarira n'ubugambanyi, kandi nanjye ku giti cyanjye cyaha ntababarira n'ubugambanyi. Nawe umuntu uzashaka kukugambanira ntuzamuhe amahirwe ya kabiri. Rero Putin amaze kubyita ubugambanyi, nabwo habayeho imishyikirano yakozwe na Lukashenko wa Belarus. Nyuma yaho ikibazo kirangira uburyo cyarangiyemo, ariko nanone na nyuma y'icyo kibazo Putin yavuze yuko bamuteye icyuma, bameze nkaho bamutera icyuma mu mugongo. Mwumva uburemere bw'ayo magambo. Noneho mu biganiro byabayeho aravuga ati noneho mwebwe muve hano mu butaka bw'Uburusiya, mujye hehe? Mujye Belarus. Nyuma byaje kugaragara ko Putin yabonanye na Yevgeny Prigozhin, bagirana ibiganiro. Mu biganiro bagiranye, nkuko umuvugizi wa Kremlin abivuga, uyu nguyu nibagiwe izina rye, nkuko abivuga, avuga ko Yevgeny Prigozhin yasabwe gusinya amasezerano ya Minisiteri y'Ingabo bamuhaye, cyangwa se akava ku butaka bw'Uburusiya. N'abasirikari ba Wagner Group basabwa gukurikira Prigozhin muri Belarus, cyangwa se bagajya mu gisirikare cya leta, cyangwa se bakajya mu yindi mitwe yasinyanye amasezerano na Minisiteri y'Ingabo z'Abarusiya, cyangwa se bagataha iwabo, iby'igisirikare bakaba babivuyemo. Uko twabibonye niko byakurikiranye. Nyuma yaho Wagner Group iza kujya muri Belarus. Igeze muri Belarus, ariko hagati aho nta jambo rya Prigozhin, nta interview, nta audio, nta video, aragenda ajya Belarus. Belarus ni ukuvuga ngo Belarus yari imukeneye, ko Belarus ifite igisirikare kiri wiki, yashakaga Prigozhin kugira ngo abafashe gutoza igisirikare cyabo. Nyuma rero yuko agiye Belarus, dutangira gutekereza tuti Putin arashaka wenda gutera aturutse muri Belarus akoresheje Wagner Group. Nyuma yaho rero turabitegereza turabibura, nubwo Lukashenko ejo yatangaje ko Ukraine niyikarakasa azarekura bombe atomike, we nta kibazo afite zo kuba yazikoresha. Mu magambo ya Lukashenko, nkuko mubizi, Abarusiya bamaze kudeployinga ibisasu bya kirimbuzi bimwe, bamaze kubideployinga ahangaha muri Belarus. So ukibaza ukavuga uti aya masezerano ari hagati ya Putin na Wagner Group, cyangwa se na Prigozhin, aya masezerano ameze ate ko Prigozhin mu bijyanye n'akazi ke mpuzamahanga, Prigozhin yakomeje kuguma mu nshingano ze. Prigozhin uhagarariye Wagner yose iri muri Afrika n'iri muri Syria. Prigozhin rero wakwibaza uti se
niki yungukiye muri iyi myigaragambyo yakoreye mu Burusiya. Nge mbona ko yahombeyemo ibintu byinshi cyane, mbona ko yatakarijemo icyizere yari afitiwe na Vladimir Putin, kuko Putin niba yaravuze ati dukorane iyi business, dukorane aka kazi, nuko hari icyizere yari amufitiye. Rero kuba yarakoze biriya bintu byahise bigaragaza ko ari umuntu udakwiye kwizerwa, kandi no mu magambo ya Putin iyo biza kuba ari umukino ntiyari kumwita umugambanyi. Rero ibintu bya Prigozhin nge numva ko ni ibintu tuzakomeza tugakurikirana tukareba etape par etape, ariko ngewe aho bigeze uyu munsi mbona nta gakino karimo. Sinzi mwebwe uko mubibona, namwe mwambwira muri comment zanyu, mwambwira namwe uko mubibona, gusa aho bigeze ngewe mbona ko Yevgeny Prigozhin yihaye imyanya nyuma yo kugira ubutwari muri Bakhmut, nyuma yo kugira ubutwari ahangaha muri Ukraine. Uyu nguyu yihaye imyanya adafite, ashaka noneho no kumva ko yavugira abarusiya, no kumva ko yahindura ibintu mu gisirikare cy'abarusiya, kumva ko hari ibintu yahindura muri system z'imikorere isanzweho ya leta y'Uburusiya. Numva ko rero ibyo byose Vladimir nibyo yise ubugambanyi, kubera ko we yarabizeye nk'abarusiya bari kuri front. Ko nureba abandi ba oligarch bafite imitwe ya gisirikari hariya, nta n'umwe ujya hariya ngo ajye hariya yivuge ngo avuga ati nge ndarenze, ngewe ingabo zanjye zafasha ahangaha. Bose babikorera hamwe nk'abarusiya, bagira ati bakayigira nk'abarusiya. Naho uyu Yevgeny Prigozhin yafataga hamwe agahita avuga ati dore abarusiya ingabo zabananiye, ba Shoigu ntibazi kuyobora igisirikari rwose. None uyu munsi nta ruhare arimo kugira muri Ukraine, kandi nicyo cyifuzo kiwe, kubera ko uruhare rwose Yevgeny Prigozhin yari kugira muri Ukraine uko yakomezaga kugira ubutwari niko byamwongereraga n'icyubahiro mu Barusiya, niko byamwongereraga no kuba yakwitwa intwari y'Uburusiya. Naho ubu ni ugukomeza tukabihanga amaso, kubera ko niba Putin yarakwise umugambanyi, ni ukuvuga ngo ashobora kukureka by'igihe gitoya, ariko mu gihe gikurikiraho ntabwo wamenya ibizaba. Ni ukuvuga ngo Yevgeny Prigozhin niba koko nkuko ngewe mbivuga, niba ari ukuri koko nta mukino wari urimo hagati ye na Putin kugira ngo akore biriya bintu, ari we wabyiyongoje akabikora, ikigomba gukurikiraho ntabwo kiraba. Ni ukuvuga ngo Putin ntabwo ababarira umugambanyi. Uyu rero Yevgeny Prigozhin sinzi imishyikirano yose yagiranye na Putin, sinzi ibyo ari byo, gusa no gukomeza tugategereza ikigiye gukurikiraho. Gusa Yevgeny Prigozhin ubu ngubu agiye kuza muri Afrika, murabizi hari ibibazo hirya no hino, afite Wagner muri Mali, afite Wagner muri Burkina Faso, afite Wagner muri Centrafrica. Ubu rero hakaba hariho no kureba uburyo yagirana imikoranire na Niger, bakaba bakoherezayo ingabo za Wagner, bakaba bafasha bano basirikare bo muri Niger kwitoza kugira ngo bazabashe guhangana n'ubugambanyi bwose barimo gutegurirwa n'Abafaransa. Ibyo ni ugukomeza tukabitega amaso tukareba, ariko mwebwe muri comment namwe mumbwire, mubona uyu Yevgeny Prigozhin hari icyo yarabiziranyeho na Putin ajya gutegura iriya myigaragambyo? Mubona ari kudeta yari yateguye? Mubona ari ibiki? Nimumbwire. Wowe niba ubona ari kudeta byandike muri comment. Niba ubona ari imyigaragambyo bisanzwe nkuko yabyise urugendo rw'ubutabera, nabyo ubyandike muri comment. Ibyo byose tuzagenda tubihanaho ibitekerezo. Gusa ndifuza ko na hano muri Waka Waka podcast hari umuntu umwe wumva hari ibintu byinshi yaganiriza abantu ku bijyanye n'ibintu bibera muri Ukraine, yaduha nimero ye tukazamuhamagara tukaganira, kuko kuri podcast dufite ubushobozi bwo kuguhamagara tukaganira neza, kandi ijwi rikaza riyunguruye rimeze neza. Ngira ngo icyo murakizi. Rero uwumva twazagirana ibiganiro, namusaba ko yaduha nimero yiwe. Ushobora kuyiduha muri comment hano, cyangwa se ukanyura muri social media zanjye, mba kuri Instagram ni Rafiki Coga. Ushobora kunyura ngaho ukajya inbox, hari n'uwari wansabye nimero yanjye, nawe yanyura aho ngaho akanyandikira. Ariko no muri description harimo nimero mushobora kumbonaho, ariko ni nimero ya business. So hari ibitekerezo byaba byiza muciye inbox kugira ngo tuganire fresh. Hari wari wambajije ati Wagner Group yajyanye n'ibikoresho byayo muri Belarus. Ntabwo Wagner Group yajyanye n'ibikoresho byayo byose muri Belarus, kuko Wagner Group yari ifite
ibikoresho byinshi cyane, kuko uko Prigozhin yasakuzaga bamwongeraga ibikoresho. Nge nibazaga n'ibikoresho yararimo gusaba yaragiye kubikoresha iki, kuko nyuma y'uko bamwoherereje Belarus, murabyibuka twarabivuze muri Waka Waka podcast ko habayeho gusubiza ibikoresho by'ingabo, gusubiza ibisasu, gusubiza ibifaru, hasubijwe ibintu byinshi cyane, ku buryo na Minisiteri y'Ingabo z'Abarusiya ivuga ko depo za Wagner Group zari zicyuzuye. Bibaza niba ibi bikoresho barabibikiraga iki, kuko bitakoreshwaga, kuko niba mwarabonye amavideo ni ibikoresho byinshi cyane, na amadepo menshi cyane. Nge nabonye amadepo y'amamine, izi mine z'amantishar, depo nini cyane yari igenewe Wagner Group ahangaha muri Bakhmut. So ibintu byinshi barabisubije, basigaranye ibintu bikeya. Ni ukuvuga ngo hano muri Belarus bari gutoza igisirikari cya Belarus, ariko iyo bagiye kuri mission baje muri Afrika bagiye hehe, bafite uburyo bakoranamo na leta y'Uburusiya. Icyo mbona Yevgeny Prigozhin yakatiweho ni ukuba yagira operation ziri hafi mu Burusiya cyangwa se muri Ukraine ahantu yegeranye n'Abarusiya. Nicyo kintu bamukatiyeho, nicyo kintu nge mbona yaratakajeho icyizere. Ibindi bya Wagner Group muri Afrika ni ukuzakomeza tukabireba, kuko niba mubyibuka no mu ijambo rya Vladimir Putin nyuma y'uko agiranye ibiganiro na Wagner Group, yavugaga ko Wagner Group yahawe miliyari nyinshi z'amadolari kugira ngo yitegure urugamba rwo muri Bakhmut n'urugamba rwo muri Ukraine yari irimo, yahawe amafaranga menshi cyane. Ibyo byose Putin akaba yaravugaga ko hagomba kubaho gusobanura uburyo ayo mafaranga yakoreshejwe. Anavuga ko batazongera gufasha Wagner Group muri izo operation zayo muri Ukraine na henge. Akaba ari byo bintu ngenderaho mbona ko ibintu Prigozhin yabikoze yishyize mu myanya adafite, yabikoze yitwaje intsinzi yagize muri Bakhmut. Yumva ko ari we Burusiya, yumva ko icyo yavuga cyose Abarusiya bacyumva, yumva ko nategura iyo myigaragambyo abasirikare b'Abarusiya benshi bari bumujoyininge. Twarategereje turaheba, nkuko mwabibonye nta mujenerali n'umwe wigeze ajoyininga iyo movement ye. Nubwo ikindi kandi nakongeraho nuko General Solvekin wari inshuti ya Putin, uyu Solvekin kugeza uyu munsi ntabwo ari mu kazi, kugeza uyu munsi ntabwo ari kugaragara. Reka ne kuvuga ngo ntabwo ari mu kazi, ariko kuva ibiriya bintu bya Yevgeny Prigozhin byabaho, Solvekin ntarongera kugaragara haba muri Ukraine haba no mu Burusiya. Ntabwo tuzi ngo Solvekin ari hehe. So urumva ko bishobora kuba byarajyanye n'agatsiko ke kose. Hari n'undi mu general twaganiriyeho mu kiganiro YouTube yasibye, ni umugeneral ukomoka ahangaha muri Donbass. Uyu ni umugeneral wagiye agira intambara nyinshi afatanyamo n'Abarusiya ngaha muri Donbass. Akaba yarafite na unité ayoboye igihe cyo batoraga referendum muri Crimea. Uyu mugeneral kandi yanakoze no muri FSB mu butasi bw'Abarusiya. Uyu muri general icyo wamenyaho ni nawe wahanuye Malaysia Airlines bahanuriye muri Ukraine. Uyu nguyu nawe kugeza uyu munsi arafunzwe. Byo birazwi ko afunzwe kubera ko yari umuntu nawe warashatse kugendera mu nzira za Yevgeny Prigozhin. Wavuga ko nawe yigize Yevgeny Prigozhin warabizira. None Prigozhin we arimo kwitemberera nkuko nabibabwiraga, arategerejwe muri Afrika. Ariko ikintu kikwereka ko nta gahunda yari hari hagati ya Putin na Prigozhin nuko nabo ba generali bitwa ko bari inshuti za Prigozhin, abo bose bigaragara ko bakuwe ku mirimo yabo, kuko nka Solvekin ni umukomanda yari nko ku rwego rwa 3 rw'abayoboye urugamba muri Ukraine. Rero ni umuntu wakabaye agaragara cyane, kuba uyu munsi atarimo kugaragara wabyibazaho. Rero nibyo ngibyo navuga. Umugabo navuga ko yarebye intuza yasigitsure, none kamubayeho kandi karacyamubaho. Ngewe navuga ngo nugutegereza Prigozhin tukazareba, kuko nawe yabonye ko ibintu bitoroshye. Kuko Prigozhin udakora audio, Prigozhin udakora video, Prigozhin udasakuza, ntabwo ari Prigozhin wawo ndi tuzi. Urumva ko hari akanyafu kamugezeho somehow karahari. Karahari. So iyi ni Waka Waka podcast. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Blessing. Kadushaka akazi kidusorezamo kacu gasanzwe. Yes.